nongeye kubaha ikaze kuri channel yacu ya Zoom TV. Nifuriza wowe mukunzi wa Zoom TV aho waba uri hose kugira ibihe byiza, haba ari mu Rwanda cyangwa se hanze y'u Rwanda, ariho hose ku isi. Nkwifurije kugubwa neza. Zabira kandi wowe wakoze subscribe, wamaze gukora subscribe, umugisha y'Imana aho waba uri hose ko yakugeraho. Saba nawe utarayikora kuba wayikora ugakora subscribe kugira ngo ujye ubona video zacu uko tuzishyizeho, uko bwije nuko bukeye, uko twauploadinze video cyashya. Umunsi rero mu minsi yashize nigeze kubabwira list y'abakire 10 barenze abandi ku isi. Muri abo bakire, niba utarebye video wongere ubisubiremo, reba muri video zacu zabanje urayibona. Muri abo bakire hari umukire umwe nabavuzemo witwa Elon Musk. Elon Musk rero uyu munsi ndamukubwiraho ikindi kintu, aho muri Kenya hari umuhungu umwe wiyita Junior Elon Musk watangije gahunda yo guterateranya amafaranga, asaba abantu nyine amafaranga yo kugira ngo abone tike imujyana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yizera yuko aho ngaho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari bwongere cyangwa se azongera guhurira na se umubyara w'umubiliyoneri Elon Musk. Uyu muhungu avuga ko Elon Musk ngo ari we isi. Uyu muhungu rero avuga ko ahagana mu 1990 nyina wabaye nyakwigendera yakoze ari nka manager wa JW Marriott Masai Mara Lodge. Ni lodge ubwo ngubwo yitwa gutyo, aho ngo ariho Elon Musk ashobora kuba yaratereye inda nyina. Nanone tugendeye kuri iby'uyu ngo avuga yuko bitaba cyangwa se bitaba bikwiye cyangwa se bitaba ari ukuri yuko yabaho mu buzima bw'ubukene mu gihe isi ari umubiliyoneri aza mu bakire barenze abandi ku isi. Uyu muhungu rero ashaka kuba yajya muri Leta Zunze Ubumwe, nicyo cyifuzo cya nyuma. Akaba yakora igipimo cya DNA test, igipimo bapima bashaka kureba nimba abantu bahuje amaraso cyangwa se bafite nimba abantu bafitanye isano. Ashaka rero uko yagikora hanyuma akemeza isano ye iri hagati na Elon Musk. Wakoze kureba iyi video, kora subscribe nimba utarakora subscribe.